Uyu munsi turiga igice cya kabiri kigize ihema ahera. Ahera ni urugero cyangwa se ni umufano w'ibintu bitatu bikurikira. Ni urugero rw'itorero kandi ukaba urugero rw'ubugingo, kandi ahera hakaba urugero rw'isezerano rishya. Turebe ibintu bine biba ahera. Icya mbere ni igitereko cy'amatabaza mu Kuva ibice 25:31. Icya kabiri ni imeza y'imikati cyangwa se imeza y'imitsima mu Kuva ibice 25:23 kugeza ku murongo wa 30, cyangwa se Kuva kandi ibice 37:10 kugeza ku murongo wa 16, cyangwa se Abalewi ibice 24 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 9. Icya gatatu kiba ahera ni manu. Dusomye Zaburi ya 78 umurongo wa 24 kugeza ku murongo wa 25. Icya kane kiba ahera ni igicaniro cyo koserezaho imibavu ihumura neza. Abaheburayo ibice 9 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 4. Icya mbere kiba ahera igitereko cy'amatabaza tuvuze. Igitereko ni umufano cyangwa se ni urugero rwa Yesu Kristo, naho amatabaza 7 ni urugero rw'amakanisa 7 ya Kristo. Amavuta ni urugero cyangwa se ni umufano w'umwuka wera. Amatabaza 7 agereranywa n'imyuka 7. Dusomye ibyahishuwe ibice 6 umurongo wa 5. Kandi 7 ni umwuzuro w'Imana. Umwuka w'Imana ni umwe ariko wanditswe mu myuka 7. Yesaya ibice 11 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 2 tuhasanga imyuka 7. Umwuka wa mbere ni umwuka w'Imana uzaba kuri we. 2 ni umwuka w'ubwenge. 3 ni umwuka wo gusobanukirwa. 4 ni umwuka w'ubujyanama. 5 ni umwuka w'imbaraga. 6 ni umwuka w'ubumenyi. 7 ni umwuka wo kubaha Imana. Umwuka ugereranywa kandi n'ibintu 7. Umwuka ugereranywa n'inuma Matayo ibice 3 umurongo wa 16. 2 umwuka ugereranywa kandi n'umuriro Luka ibice 12 umurongo wa 49, cyangwa se Ibyakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 3. 3 umwuka kandi ugereranywa n'umuyaga Yohana ibice 3 umurongo wa 9. 4 umwuka kandi ugereranywa n'amazi Yohana ibice 4 umurongo wa 14, cyangwa se Yohana ibice 7 umurongo wa 37 kugeza ku murongo wa 39. 5 umwuka kandi ugereranywa n'amavuta Ibyakozwe n'Intumwa ibice 10 umurongo wa 38, cyangwa Yohana wa mbere 2 umurongo wa 20. 6 umwuka kandi ugereranywa n'ibihamya Abakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 22. 7 umwuka kandi ugereranywa n'ibimenyetso Abaefeso igice cya mbere umurongo wa 13. Umwuzuro w'Imana 7 na matabaza 7 n'imyuka 7 cyangwa se amatorero 7 n'inyenyeri 7 n'ibimenyetso 7 na Yeriko bayizengurutse 7. Naho umwuzuro w'Imana 3 mu butatu bw'Imana ni 3. Ibihamya ni 3. Umuntu nawe agizwe n'ibice 3. Iminsi Yesu yamaze mu mva ni 3 n'ibice ni 3 bigize ihema. Igitereko cy'amatabaza cyakaga kubera amavuta. Niyo mpamvu umukristo wese agomba kugira amavuta masha. Icya kabiri cyabaga ahera yari manu yasobanuraga iki n'iki.
manu byari ibyo kurya by'abamarayika gusa, ibyo kurya by'intwari. Zaburi ya 78 umurongo wa 24 kugeza ku murongo wa 25. Imana yagaburiye Abisiraheli manu mu butayu, ariko baranga barapfa, ariko twe twahawe manu idutera kudapfa, ariyo Yesu Kristo. Icya gatatu cyabaga ahera ni imeza y'imigati cyangwa se imeza y'imitsima. Imeza ngo bazayibaze mu giti cy'umushita. Iki giti gisobanura ubumuntu bwa Kristo Yesu. Mu gihe iki giti cyasizweho izahabu, iki giti kizitwa ubumana bwa Kristo. Iyo dusomye kuva ibice 25 umurongo wa 23 kugeza ku murongo wa 30, cyangwa se kuva kandi ibice 37 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 16. Imikati yasobanuraga Kristo, naho ifu y'ingezi yasobanuraga kwera kw'Imana. Umuriro wasobanuraga imibabaro ya Kristo. Imigati uzayipange ibice 6 kuri 6. Hejuru y'iyo mikati bazashiraho imibavu ihumura neza, bisobanura amasengesho y'abera. Imigati izajye Aroni n'abahungu be, bisobanura ko imigati cyangwa se izajye abantu babatijwe. Imigati kari 12 izitwe ishusho y'Imana. Dusomye kuva ibice 40 umurongo wa 23, cyangwa se Yesaya ibice 63 umurongo wa 39. Ikintu cya kane cyabaga hera ni igicaniro cyo koserezaho imibavu ihumura neza. Iyi meza isobanura ingero 3 cyangwa se ni imifano 3. Urugero rwa mbere ni rw'umusaraba wa Yesu Kristo. Urugero rwa kabiri ni urwa Kristo, ukuntu yari umuntu 100% kandi akaba n'Imana 100%. Urugero rwa gatatu ni urugero rwo gupfa no kuzuka kwa Kristo. Ahangaha ahera habaga imyotsi 2. Umwotsi wa mbere wagereranywa n'ibyaha by'abantu, wabaga hanze w'umwotsi. Umwotsi wa kabiri wagereranywaga n'imibavu ihumura neza. Uyu mwotsi wabaga imbere, wasobanuraga amasengesho. Iyo dusomye Luka ibice 3 umurongo wa 21, cyangwa se Luka ibice 5 umurongo wa 16, cyangwa se kandi Luka ibice 6 umurongo wa 12. Hari uburyo bune bw'amasengesho y'imibavu ihumura neza. Icya mbere ni isengesho ryo gushima. Kabiri ni isengesho ryo kwinginga. Gatatu ni isengesho rihoraho. Kane ni isengesho ryo gusengera igihugu cyangwa se abantu, cyangwa se gusengera itorero. Timoteyo wa mbere ibice 2 umurongo wa mbere.